Ndagusuhuje, wabyakira ute ndamutse nkubwiye ko ufite byose ukeneye kugira ngo ube umukire? Ibyo si amafaranga, ntabwo ari abantu muziranye, yewe si n'uburambe mu kazi runaka. Ikintu cya mbere ukeneye ni ubumenyi ufite mu mutwe wawe. Mu by'ukuri, iyo wicaye ukisuzuma ni ubuhe bumenyi ufite mu mutwe ngo utangire kububyaza amafaranga. Ikibazo ni uko abantu benshi bafite ubumenyi mu mitwe yabo, ari nabo bafite utubazo tw'imibereho. Aho niho usanga abantu benshi barize bakanagira impamyabumenyi ndetse n'impamyabushobozi ku rwego runaka, ariko ngo kuko batarabona ababaha akazi bakaba bakiri kurwana n'ibibazo by'imibereho mu buryo bw'ubukungu. Mu by'ukuri, ikibazo si uko abo bantu badafite akazi, ahubwo ikibazo ni uko abo bantu batazi icyo bamaze ubumenyi bafite, cyangwa se ahubwo bakaba bararangije ayo mashuri ariko ubumenyi bwo ntabwo bafite. Ubumenyi bwo ubwabwo ntabwo butanga amafaranga, bigusaba gukoresha ubumenyi ufite kugira ngo ugere ku mafaranga. Bivuze ko nutabukoresha nta mafaranga uzabona. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe inzira 3 zoroshye zo kubyaza amafaranga ubumenyi ufite. Inzira ya mbere, gusangiza ubumenyi abandi. Abantu bazi ubwenge bahora bashaka kubwongera, kandi uko usangiza abandi ubumenyi niko nawe wunguka ubundi. Muri iyi minsi, imbuga nka YouTube, TikTok, Instagram n'izindi zifasha gusangiza abandi ubumenyi binyuze mu kububyazamo content, maze izo mbuga zikajya ziguhemba bitewe n'uko abantu bakurikirana ibyo ukora. Wowe warize ariko ntukura amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo ujyaho ugiye kwihera amafaranga abari kuyakorera, kandi ibikoresha abo bandi bakoresha bakorera amafaranga ni nabyo nawe ukoresha uzijyaho maze ukabinjiriza, mu gihe wowe na duke wari ufite udutakaza kugira ngo abandi bakorere amafaranga. Biroroshye kubyumva, wowe uri gutakaza amafaranga waguzemo mega kugira ngo urebe ibyo abandi bashyize kuri interineti. Ayo mafaranga utakaza niyo abandi binjiza uko ukomeza gutinda kuri interineti. Ikibazo ni iki? Ni iki wize kitatuma ubona ibyo ushyira kuri interineti? Wize amateka, wize siyanse, wize imyuga, wize iby'ubumenyi ngiro, kubera icyo utabyigisha nk'amasomo kuri interineti udategereje kubyigisha mu ishuri, cyangwa ahubwo ibyo wize nawe ntabyo uzi? Nta gutinda, reka turebere hamwe ingingo ya 2 yo kubyaza amafaranga ubumenyi dufite mu mutwe mu buryo bworoshye. Gukemura ibibazo sosiyete ifite. Niba koko ufite ubwo bumenyi, bukoreshe mu gukemura ibibazo sosiyete ifite. Igihe cyose abantu uzabakemurira ikibazo cyari kibabangamiye bazibwiriza bakuzanira amafaranga. Izi application tuganiriraho abazikoze bakemuye cyangwa boroheje ikibazo cy'itumanaho. Imbuga nkoranyambaga twirirwaho tukanararaho abazikoze babanje gukemura ikibazo cy'irungu. None ubu wowe ubwawe ntawe ugushyizeho agahato, uribwiriza ukagura mega kugira ngo urebe komedi cyangwa wandikirane n'abandi kuri WhatsApp. Umuntu wakoze imashini y'ubuhinzi yakemuye ikibazo abahinzi bahuraga nacyo cyo guhinga ahantu hanini kandi mu gihe gito. Mu bumenyi ufite ni iki wakora kigakemura ibibazo abaturage bafite. Ntabwo ari ngombwa gutekereze gukora imashini ihinga, gukora application cyangwa porogaramu ya mudasobwa. Cyakora ushobora gutangiza kampani itwara imyanda ku giciro gito, kampani ikora ibintu bihendutse byo gupfunyikamo, gukora ibicanwa mu myanda ndetse n'ibindi bitekerezo wagira ariko biri mu mujyi wo gukemura ibibazo sosiyete ifite, maze amafaranga akakugwaho nk'imvura. Abakire nka Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs ndetse n'abandi nibyo byabagejeje aho bari ubu. Bakoresheje ubumenyi bwabo mu gukemura ibibazo sosiyete yari ifite, none ubu ni abakire ba mbere ku isi. Dusoza, reka turebere hamwe ingingo ya 3 yo kubyaza amafaranga ubumenyi dufite. Gushyira mu bikorwa ibyo wize. Ugasanga abantu bamwe baramara kwiga ubumenyi bavanye mu ishuri bakabubika ntibabukoreshe babubyaza umusaruro, ngo bategereje umuntu uzabaha akazi. Ugasanga umuntu wize ubuhinzi aho gukora ubuhinzi buteye imbere ngo ahinge asagurira amasoko cyangwa ahinge ibihingwa bibyara amafaranga, yicaye aho ngaho ngo arashaka kuzabona akazi mu bigo bya leta bishinzwe ubuhinzi cyangwa mu mishinga itari iya leta. Nyamara kandi yakabaye ahinga imiteja, ibigori, imboga cyangwa urusenda bikamuha amafaranga. Ugasanga undi yize gusudira ariko ntabyo akora, akicara ngo ni umushomeri, ngo arashaka kuzatangira gusudira afite ibikoresho bye byuzuye, ngo ntiyakorera abandi, cyangwa ngo azabanza ashinge kenkayori noneho ajya asudira anakoresha ibikoresho acuruza muri kenkayori.
umunyamakuru wize itangazamakuru ry'umwuga yiga na online journalism, ariko nawe yicaye aho ngaho mpaka ategereje kubona media house imuha akazi. Tekereza ibyo wize mu ishuri cyangwa ubundi bumenyi ufite, ni gute wabushyira mu bikorwa kugira ngo utangire kwinjiza? Kora ku buryo ubumenyi ufite buguha amafaranga niyo yaba ari make, ariko winjize. Aha niho dusoreje iki kiganiro. Ndagushimiye. Nge nitwa Laonce Kwizera. Duhure mu bindi biganiro byacu bitaha. Hasta la victoria siempre.